Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel yanyu Kefradon Entertainment. Uyu munsi mu kiganiro 10 zacu tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 10 bitangaje abantu benshi batari bazi ku buzima bw'umukinnyi wa filime Jackie Chan. Niyo mpamvu ngusaba yuko twabana kugeza ku cyambere wiyumvire nawe. Duhereye ku mwanya wa 10 utaruzi n'ukuntu ababyeyi ba Jackie Chan bahuye. Ubundi papa wa Jackie yitwa Charles Chan naho nyina we yitwa Lily Chan. Bakaba barahuye mu myaka y'1940 bahurira muri Shanghai mu buryo butangaje. Ibi byabaye ubwo papa wa Jackie Chan icyo gihe yari maneko y'igihugu cy'Ubushinwa ariko ashinzwe no kureba niba amategeko yubahirizwa. Nibwo yaje gufunga waje kuba umugore we Lily Chan ashinjwa no kubera gucuruza ibiyobyabwenge. Ibikorwa yari yaragiyemo kugira ngo abone ubushobozi n'amikoro yo gutunga abana be babiri b'abakobwa nyuma y'uko umugabo we wa mbere yari yarapfiriye mu iturika ryabereye mu Buyapani. Lily Chan yashakaga kwambutsa ibiyobyabwenge binyujije ku cyambu kiri muri Shanghai kugira ngo abone amafaranga bitewe nuko no muri icyo gihe hari intambara z'urudaca n'ubutegetsi bujegajega. Nibwo Charles icyo gihe wari ushinzwe kugenzura no gusaka abagenzi n'imizigo yabo ku cyambu, nibwo yaje kumufata agiye kumufunga, ibyo bikaba byari kumuviramo kwicwa cyangwa guhabwa ikindi gihano gikakaye. Gusa Charles yaje kubona ururabo ruto rw'ubururu mu misatsi ya Lily, kandi mu Bushinwa muri icyo gihe cy'intambara ibyo byari bishatse gusobanura ko yabuze abana be cyangwa umugabo we, mu gihe ururabo rw'umweru rwasobanuraga ko wabuze ababyeyi bawe. Nibwo Charles nyuma yo kubona ko ari umupfakazi ugerageza gukora iyo bwabaga ngo atunga abana be, nibwo Charles yerekanye impuhwe n'imbabazi, aribwo yasigaranye ibyo biyobyabwenge maze aramureka aragenda. Nibwo nyuma y'ibyo batangiye kuba inshuti, aho Lily yaje kuba umuntu uzwi cyane kandi wubashywe kuko yakinaga urusimbi kugira ngo abeho, aho yarazwi nka Big Sister. Nibwo rimwe Lily yaje kugira umwaku araribwa maze bimusaba gutanga ibye byose, gusa Charles yaje kumufasha kubigaruza, ariho umubano wabo watangiriye gukomera. Mu mwaka w'1949 ubwo abakomunisite bafataga ubutegetsi, nibwo aba bombi bahunze bava mu Bushinwa nyirizina bajya muri Hong Kong kugira ngo batazagirirwa nabi, ari nabwo buri wese yasize abana yari yarabyaye bitewe nuko bose bari baratandukanye nabo bashakanye. Baje gushyingiranwa mu 1954 maze bahita bahindura amazina yabo. Bahise babona akazi muri ambasade y'Ubufaransa, aho Charles yakoraga nk'umutetsi ndetse Lily agakora nk'umukozi, aho bari babayeho ubuzima butuje. Nibwo nyuma baje kubyara Jackie Chan. Jackie yavuze ko ababyeyi be bahuye ubwo papa we yari maneko mu gihe mama we yacuruzaga ibiyobyabwenge ndetse akina n'urusimbi. Ku mwanya wa 9 utaruzi nuko Jackie Chan ni umuntu utinya guterwa inshinge ndetse akaba abangamirwa no kuvugira mu ruhame. Jackie yasobanuye ko atinya bikomeye cyane inshinge ndetse ko no kurubona byonyine byamuteraga ku igihumure, akavuga ko adakunda guterwa inshinge, ko iyo bagiye kurumutera urushinge abibona mu bwonko nk'ivubi riri gusatira akaboko ke. Ikindi Jackie avuga ko yakwihanganira ibintu byose nk'uko ajya bikora, nko kwihanganira uburibwe bukabije ndetse niyo yavunitse amagufa, ariko akavuga ko ubwoba no gutinya urushinge byo atabyihanganira cyangwa ngo abigenzure. Niyo mpamvu Jackie yavuze ko buri buvuzi bwose busabwa guterwa inshinge abwirinda uko bishoboka kose. Aho yatanze ubuhamya igihe yari ari mu bitaro maze abona umuforomo afite urushinge ahita yiruka cyane kuko yari afite ubwoba, avuga ko atari kubyihanganira. Ikindi kibazo Jackie agira ni uko abangamirwa no kuvugira imbere y'abantu benshi, gusa ibi bikaba bifitanye isano rya hafi riterwa no kuba Jackie yishidikanyaho kubera ko atigeze yiga byuzuye gusoma no kwandika, haba Icyongereza ndetse n'Igishinwa. Ubu bwoba bwo kuvugira mu ruhame bwatangiye akiri muto ubwo yigaga mu ishuri rya Peking Opera, nibwo nyuma byaje gukomeza kugeza abaye icyamamare. Gusa Jackie yaje kwiyemeza gukora cyane akigaragaza nubwo atari afite ubumenyi buhagije. Nibwo yaje kwiyubakamo umuco wo kutava ku izima no kutemera kuva ku bintu. Ibi byaje kumufasha kuba icyamamare maze agomeza kwibanda guhanga udushya ndetse no kunoza ibikorwa aho kujya agenda akavuga. Ku mwanya wa 8 utaruzi nuko Jackie azi kuvuga neza indimi zigera kuri 7, aho azi kuvuga Igikantonese akaba yarakimenye ubwo yari ari muri Hong Kong kuko ariho yakuriye, hakaza Ikimandarin cyakaba yarakize kugira ngo ajye abasha kuvugana neza n'abantu bari mu Bushinwa nyirizina ndetse no kugira ngo kizamufashe mu kazi ke ko gukina filime. Hakaza Icyongereza cyo yiyigishije binyuze mu kumva imiziki ya country cyane cyane y'umuhanzi Willie Nelson, ndetse akaba yaranakizeho bakimwigishije kugira ngo azabashe gukina role ze kuko ari iz'ingenzi muri filime nka Rush Hour ndetse na Rambo in the Bronx.
hakaza ikinyakoreya yize ubwo yabaga akanakorera muri Korea mu myaka ye ya mbere, ari nabwo yaje kugenda akimenya. Hakaza ikiyapani nacyo yize ubwo yari ari mu Buyapani ku mpamvu ze z'akazi zo gukina filime, ndetse n'ikidage ndetse n'ikinyatayi byo yagiye yigira akanamenya binyuze mu gutembera no kwamamaza filime ze muri ibyo bihugu. Ubu buhanga bwe nibwo butuma ashobora kuririmba indirimbo ze mu ndimi nyinshi zitandukanye, aho yasohoye alubumu zigera kuri 20 mu ndimi zitandukanye, ndetse bikanamufasha kuyobora filime ze mu ndimi zitandukanye. Binamworohereza kuvuga byoroshye n'itangazamakuru mpuzamahanga hirya no hino ku isi, ndetse bikagabanya gukenerwa kw'abasemuzi. Ku mwanya wa 7 utaruzi nuko Jackie Chan yigeze gukinaho filime y'urukozasoni. Mu mwaka w'1975 nibwo Jackie Chan yagaragaye muri filime yitwa All in the Family, yari yabuyobowe n'umugabo witwa Choi Wan. Iyi filime yari filime y'urukozasoni ariko isekeje, gusa ntabwo hari harimo ubusambanyi cyangwa ngo berekane ibitsina by'abantu. Ikintu cyari kirimo kigira filime y'urukozasoni nuko harimo kwerekana bimwe mu bice by'umubiri ndetse no kwerekana bimwe mu bikorwa biganisha ku busambanyi. Gusa Jackie ntabwo yagaragayemo cyane kuko bamugaragaje mu masene make, aho yamenyekaniye cyane ariyo Jackie agaragara yambaye ubusa ari gukina seti. Ikindi, iyi filime yakozwe anayikinamo mbere y'uko yamamara cyane. Zimwe mu mpamvu zatumye abikora agakina muri iyi filime harimo ko mu myaka y'1970 nyuma y'uko Bruce Lee yari amaze gupfa, uruganda rwa filime rwa Hong Kong rwari ruri gushakisha abandi bakinnyi batanga icyizere ko bashoboye. Nibwo Jackie Chan yemeye akazi kugira ngo abone amafaranga yo kubaho. Indi mpamvu ni uko yari ari gushakisha amahirwe ahantu henshi hatandukanye kugira ngo yisange mu ruganda rwa filime mbere y'uko abona ko ibyo ashoboye ari filime za action no gusetsa. Ku mwanya wa 6 utaruzi nuko Jackie Chan ubwo yakoraga ubukwe byateye abantu benshi mu bafana be kwiyahura no kwibabaza. Ibi byatangiye agana mu myaka y'1980 ubwo amakuru yajyaga hanze ko Jackie Chan yakoze ubukwe n'umukinnyikazi wa filime wo muri Taiwan witwa Joan Lin. Bikaba byarateje imvururu n'impaka nyinshi mu bafana, cyane cyane muri Aziya yo mu burasirazuba. Icyo gihe Jackie Chan yari amaze kwamamara mu bijyanye na martial arts, aribyo byatumaga abantu benshi mu bafana be bamwihebera. Ahagana mu mwaka w'1982 nibwo byatangiye kumenyekana no kuvugwa cyane ko gutangazwa k'ubukwe n'urushako bya Jackie Chan byateye abantu benshi kwibabaza ndetse no kugerageza kwiyahura, cyane cyane mu bafana bato ba Jackie Chan bari bari mu Buyapani ndetse no muri Hong Kong. Nibwo baje gutangaza ko abafana be babiri biyahuye bakiyambura ubuzima nyuma y'uko bamaze kumva ayo makuru, ndetse hari n'abandi bafana benshi bagerageje kwibabariza ku biro bya kampani ya Jackie Chan yitwa Golden Harvest iri muri Hong Kong. Gusa muri icyo gihe ni ibintu byari bisanzwe byabaga ku bakinnyi ba filime bitewe n'ukuntu abafana babo babafataga nk'imana zabo. Ikindi ni uko abafana ba Jackie Chan bari benshi ndetse harimo n'abumvaga ko Jackie Chan yagumukari. Gusa nyuma Jackie yaje gusobanura ko yababajwe n'ibyabaye, aribwo yavuze ko bitewe n'ibyabaye ariyo mpamvu yahisemo gutuma urushako rwe n'ivuka ry'umuhungu we yarabigize ibanga imyaka myinshi cyane. Ku mwanya wa 5 utaruzi nuko Jackie Chan buriya nta bwishingizi na bumwe agira bitewe n'ibintu akora mu gihe bari gukina filime biba biteye ubwoba ndetse biba byanateza ingaruka nyinshi ku buzima bwe, harimo gupfa, kumugara burundu, kuvunika ndetse no gucika ibisebe. Ibyo nibyo byatumye Jackie n'ikipe ye imufasha kuri set ya filime iyo bari kuyikina batemerewe ndetse banahakaniwe kwishinganirwa n'ibigo byinshi by'ubwishingizi, cyane cyane ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imwe mu mpamvu Jackie yabuze ikigo cy'ubwishingizi na kimwe bakorana ngo kimuhe ubwishingizi harimo ibigo by'ubwishingizi byanga gukorana nawe bitewe n'uko Jackie Chan akina filime aho ibintu byose abakoramo bari ibyanyabyo nta montage irimo, kandi ibyo nibyo bivamo kuba umuntu yagira imvune ikomeye cyane. Indi mpamvu nuko Jackie Chan azwiho gukina ibintu abandi bavuga ko bidashoboka, nko gukina ataruka inyubako, agakinisha umuriro wa nyawo, ibyo birangira bimuviriyemo ibibazo bikomeye cyane. Ikindi, amafaranga yo kugira ngo Jackie Chan umwishingikirize muri filime ze ni amafaranga menshi cyane bigoranye ko wabikora wenyine. Ibi byemezo byo kwanga ubwishingizi Jackie Chan byatangiye agana mu mwaka w'1980 no mu 1990 nyuma yo kugira impanuka ubwo yari ari gukina filime yitwa Armor of God mu mwaka w'1986, aho yaje guhanuka mu giti bituma amagufwa y'umutwe we avunika. Mu mwaka w'2006 nibwo Jackie Chan yaje kuvuga ku gahinda yagize nyuma y'uko muri Amerika bashyizeho amategeko agenga ubwishingizi bwa Hollywood n'amabwiriza y'ubwirinzi,
byaje kubera imbogamizi ubushobozi bwa Jackie Chan bwo gukora stunt ze cyangwa gukina filime uko abishaka. Jackie Chan niwe mukinnyi wa filime ufite agahigo ka Guinness World ko kuba umukinnyi wa mbere ukiriho wakoze stunt nyinshi. Ndetse Jackie bitewe n'ukuntu akina filime aho ibintu byinshi akina bari ibyanyabyo byamuteye kuvunika buri gice cy'umubiri wose guhera ku mutwe, izuru, intoki, ijosi, imbavu, inkokora ndetse n'amaguru. Nta gice cyo ku mubiri cyangwa igufwa ryo mu mubiri Jackie Chan atigeze avunikaho. Ikindi nuko bitewe n'ukuntu Jackie Chan akinamo n'ibyo akora nta montage zirimo, bituma iyo agize ikibazo bidashoboka kumuvurisha ibikoresho byoroheje, ahubwo bisaba kwitabaza ubuvuzi buhambaye bw'abanyamwuga kugira ngo bamuvure. Ingorane zo kubura ubwishingizi Jackie Chan yabikemuye mu buryo bukurikira, harimo ko Jackie Chan ubwe ku giti cye niwe wishyura amafaranga yose y'ubuvuzi ayavanye mu mufuka we mu gihe bakomeretse bari gukina nka filime. Ikindi Jackie Chan akoresha amafaranga menshi kugira ngo bazabashe gukemura ibibazo by'ubuzima bizagaragara ubwo bazaba bari gukina filime. Ibyo bigatuma filime za Jackie Chan zihenda bakanazitunganya bitonze, kuko inshingano zose zimanuka zizabera kuri set Jackie Chan abazazishyura. Ikindi Jackie Chan abagira ngo arinde isura ye yanditse mu bantu yo kuba bazi ko ibintu byose akora bari ibyanyabyo. Ku mwanya wa kane utaruzi nuko Jackie Chan nyuma y'igihe yaje kuvumbura ko izina rye rya kabiri rya nyaryo ari Fong atari Chan. Ubundi amazina ya nyayo ya Jackie Chan yiswe n'ababyeyi ni Fong Silung, naho amazina nyakuri ya papa we ya nyayo ni Fang Dao Lang. Akaba yaraje guhungira muri Hong Kong avuye muri mainland China, aho yaje guhindura amazina ye yitwa Charles Chan kugira ngo azakore nka maneko mu ibanga nawe umumenye, aho yaje no kuba umutetsi. Nibwo yaje guhindurira Jackie amazina ye amwita Chan Kong Sang. Jackie avuga ko ubwo yari afite imyaka 40 aribwo se yamubwiye byose kuko yavugaga ko yiyumva ko ari hafi gupfa. Nibwo yabwiye Jackie ati amazina yawe ya nyawo yo ni Fong. Nta nubwo papa we yari yaramubwiye ko afite abandi bavandimwe bavukana nawe. Icyo gihe akaba aribwo yabimubwiye ubwo bari bari mu rugendo mu modoka. Icyo gihe se akaba yarabaga muri Australia. Nibwo se bitewe n'uko yari afite ubwoba bwo gupfa yahisemo kudapfana amabanga no gusiga yongeye guhuza umuryango wari waratandukanye nyuma y'uko mama wa Jackie Chan yari yarapfuye muri 2001. Nibwo yamubwiye ko afite abavandimwe be babiri batuye mu Bushinwa ndetse n'abashiki be babiri babyawe na nyina gusa. Ikindi se na nyina niwe mwana gusa babyaye. Jackie Chan yaje guhura na bakuru be mu mwaka w'1999. Ikindi izina Jackie yaribonye ubwo yakoraga nk'umwubatsi w'amazu muri Canberra mu gihugu cya Australia ahagana mu mwaka w'1970. Nibwo umukozi bakoranaga witwaga Willie Chan akaba yaraje no kuba manager we nyuma yatangiye kujya muhamagara Jackie bitewe n'uko izina rye rya nyaryo ry'igishinwa ryari rigoye abandi bakozi kugira ngo bazarivuge. Nibwo Jackie yarifashe yongeraho iryo papa ye yamwise rya Chan bivamo Jackie Chan. Ku mwanya wa gatatu utaruzi nuko Jackie Chan mu myaka yashize yavuze ko yagendanaga imbunda n'amagrenade kubw'umutekano we. Ibi byatewe nuko Jackie Chan yahigwaga n'agatsiko k'amabandi kitwa Triads ko mu gihugu cy'Ubushinwa, bitewe nuko yinjizaga amafaranga menshi kakaba karashakaga kumusahura ndetse no kumwiba. Nibwo yavuze ko byamusabye guhangana akanirwanaho kuko bamuteraga ubwoba ndetse n'abandi bakinnyi ba filime bo muri icyo gihe. Jackie Chan avuga ko ibi byabaye ahagana hagati y'1980 kugeza 1990. Jackie Chan avuga ko umunsi umwe yazengurutswe n'amabandi agera kuri 20 ubwo yari ari muri restaurant iri muri Hong Kong, aho aya mabandi y'amatriad yari afite imihoro. Nibwo yaje gukuramo imbunda 2 n'amagrenade 6 kugira ngo bahangane nk'uburyo bwo kwitabara. Gusa mu mwaka w'2012 nibwo polisi yo muri Hong Kong yaje gukora iperereza ku gukoresha imbunda ndetse no gutunga intwaro zitabaruye. Ibyo bikaba ari ibintu bitari byemewe muri Hong Kong. Gusa hashize igihe ibirego baje kubifunga kubera kubura ibimenyetso bihagije nyuma y'uko Jackie Chan we yavuze ko ibyo byabereye hanze ya Hong Kong. Aya makuru yatanze mu kiganiro yakoze mu mwaka w'2012 ubwo yavugaga ko aya mabandi yashakaga kumusahura no kumuvana akayabo k'amafaranga menshi haba we n'abandi bakinnyi ba filime. Ku mwanya wa kabiri utaruzi nuko agana mu 1999 Jackie Chan yaciye umugore w'inyuma bari barashakanye witwa Joanne Lee mu mwaka w'1982. Akaba yaramuciye inyuma ku mukobwa witwa Elaine wari warigeze kubaho Miss wa Aziya, baza kubyarana umwana w'umukobwa witwa Itang Chok Lam wavutse muri Mutarama 1999.
ari nabwo byagiye hanze ko Jackie Chan yaciye umugore w'inyuma. Gusa Jackie Chan we avuga ko atabaye umuntu mukuru mu gufata icyemezo kandi ko yikunze kurusha umugore n'urushako rwe ndetse no kunywa inzoga byari byaramubase icyo gihe. Jackie Chan asobanura icyo gikorwa nk'ikosa rikomeye cyane abagabo benshi ku isi bakunze gukora. Jackie Chan kandi yabyarutswe anikuzaho uyu mwana we w'umukobwa witwa Eta. Gusa zimwe mu mpamvu zivugwa zatumye Jackie Chan yikuzaho nanabe mu buzima bw'uyu mwana ni ukubera ko ari umwana wavuye mu gucana inyuma, ndetse indi mpamvu ari ukubera ko yaba umukobwa wari umutinganyi nk'uko bamwe babivuga. Mu mwaka wa 2018 uyu mukobwa we witwa Eta yagiye ku mbuga avuga ko atagira aho kuba, karara ku muhanda ndetse kahura n'ingorane kubera kugira ababyeyi badashyigikira abatinganyi. Bikavugwa ko Jackie atigeze na rimwe yita kuri uyu mwana, haba akiri muto kugeza akuze na n'ubu. Umukobwa akomeza avuga ko Jackie atigeze aba mu buzima bwe ndetse ko atigeze abona urukundo rwa kibyeyi. Gusa nubwo Jackie yaciye umugore w'inyuma, umugore we yaje kumubabarira anamusaba kutazigera babaza umwana ndetse na nyina. Jackie we agomeza avuga ko na n'ubu acyumba kishinja icyaha, ariko avuga ko yari ikigoryi icyo gihe. Gusa usibye ibyo, Jackie Chan azwiho kuba adafitanye umubano mwiza n'abana be, kuko n'umuhungu we witwa JC Chan wavutse mu 1982 nawe umubano wabo numeze neza. Imwe mu mpamvu Jackie Chan avuga zatumye n'umwana we bagejeje na n'ubu batameranye neza, nuko Jackie Chan wavuga ko atigeze aba mu buzima bw'uyu mwana ubwo yari akiri muto, ndetse atigeze amwereka urukundo nk'umubyeyi w'umugabo. Ibyo nibyo byatumye Jackie Chan yanga kuzasigira uyu mwana we ubutunzi bwe bugera kuri miliyoni 400 z'amadolari, ahubwo Jackie Chan akavuga ko ateganya kuzayatanga mu mishinga ifasha, akaba ari icyemezo yafashe guhera mu mwaka wa 2011. Ibi kandi yabikoze nk'uburyo bwo kwigisha umwana we kwigira, kugira ikinyabupfura ndetse no gukora cyane. Ikindi, Jackie yari umubyeyi uha umwanya we munini akaza akora ndetse n'umwuga we kurenza uwo aha umuryango. Jackie kandi ni umuntu wumvaga ko umwana niba yabonye ibyo akeneye byose ubwo nta kindi akeneye. Niyo mpamvu Jackie yatangaga amafaranga yose ngo bamugurire umwana we ibintu byose akeneye, ariko we niyite ko n'umwana aba akeneye kuganira, kubona urukundo ndetse no kwitabwaho n'umubyeyi. Umubano wa Jackie n'umuhungu we waje kuba mubi ubwo umuhungu we bamufungaga azira gukoresha ibiyobyabwenge, akaba hari mu mwaka wa 2014. Ibyo byatumye Jackie Chan ababara cyane, yumva aratengushywe ndetse yumva umwana wasebeje izina rye. Ubu kugeza na n'ubu Jackie Chan n'umuhungu we ntabwo bajya bavugana, ndetse ibyo bimaze n'igihe kirekire. Ku mwanya wa mbere utaruzi nuko filime yakoreye amateka Jackie Chan igatuma amenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga, ntabwo yigeze ayikunda ubwo bamubwiraga kuyikinamo. Iyi filime ikaba yitwa Rush Hour. Jackie Chan nibwo abamanager be bamubwiye ko bamuboneye ikiraka cyo gukina muri filime yo muri Amerika, nibwo yagiye, ariko arebye inkuru yayo n'ukuntu imeze Jackie Chan ntiyayikunda. Nibwo yaje kuyemera kugira ngo ashimishe abamanager be, ariko we ntabwo yayiyumvisemo. Zimwe mu mpamvu zatumye Jackie Chan adakunda iyi filime ya Rush Hour harimo ko bitewe n'uko Jackie Chan yari yaramenyereye gukina filime za action comedy muri Hong Kong, yagowe cyane n'ukuntu abanyamerika bari bameze, kuko Jackie Chan ntabwo yumvaga uburyo abanyamerika baseka ku masena amwe namwe we yabonaga kadashekeje. Ikindi nuko Jackie ntabwo yishimiye uburyo bw'imirwanire bakoreshaga, kuko we yavugaga ko bugenda gahoro kandi bukaba ari ubw'abanyamerika bikabije ugereranyije n'uburyo bwihuta kandi buhangutse bwo muri Hong Kong. Mbega Jackie we yavugaga ko ibintu babigize ibinyamerika cyane ku rwego rukabije. Indi mpamvu nuko role ya Inspector Lee bamuhaye gukina yari role y'amafuti idafite imbaraga ugereranyije n'izo bamuhaga muri Aziya aho yakinaga ari nk'intwari. Indi mpamvu yari ikibazo cy'ururimi, kuko icyo gihe ntabwo icyongereza cye cyari cyiza, ibyo byatumaga atumva neza ibyo umukinnyi bakinanaga witwaga Chris Tucker yavugaga, ibyo bigatuma acanganyikirwa kuri set. Nyuma bamaze kurangiza gukina iyi filime igice cyayo cya mbere mu mwaka wa 1998, nibwo Jackie Chan yabwiye manager we ati byari ibyo, ariko ntuzongere kunshakira ibiraka muri Hollywood cyangwa muri Amerika. Nibwo Jackie Chan yafashe indege asubira muri Aziya, ariko hashize nk'iminsi mike nibwo manager we yaje kumuhamagara akamubwira ko filime yakinnye atabishaka, atanayikunze, iri gukundwa cyane ko imaze kwinjiza miliyoni 70 mu minsi 3 ya mbere. Jackie Chan yaratunguwe cyane agwa mu kantu, kuko bari bamwemeje uburyo iyi filime itazakundwa ndetse ari na filime mbi cyane. Nyuma iyi Rush Hour yaje kwinjiza miliyoni 244 ku isi yose, ndetse inaca agahigo ko kwinjiza miliyoni 70 mu minsi 3.
Ibyo byatunguye Jackie utarumvaga neza uburyo muri Amerika filime zinjiza. Iyi filime ikaba ari nayo filime ya mbere ya Jackie yabanje kwinjiza miliyoni 100 muri box office ya Amerika, maze bihita bimugira umusitari muri Amerika. Gusa nyuma Jackie yaje kuvuga ko impamvu yonyine yatumye kina Rasha w'igice cya kabiri n'icya gatatu ari uko bamuhaye amafaranga menshi, ndetse yaje gushimira ubushuti yubatse ubwo yari arimo gukina iyi filime. Nubwo atakunze iyi filime, gusa yatumye hari ibigwi byongera ku izina rye muri Amerika, ndetse binamufasha gukomeza gutunganya no gukinisha filime mpuzamahanga. Nshimiye abantu bese twabanye kugeza ku musozi w'iki kiganiro n'iby'agaciro, bibutsa gukanda subscribe ku bantu mutarayikora, gutanga ibitekerezo byanyu muri comment no gusharinga iki kiganiro ku bantu benshi. Naho ubutaha, Imana ibarinde.